twongeye kubasuza mwese muteze amatwi Vibes TV show. Uyu numwe tubageza amakuru ibyamamare y'abahanzi hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho amakuru yerekeranye na Miss Rwanda hano mu Rwanda, aho abantu benshi bamaze iminsi bibaza mbese Miss Rwanda mu Rwanda imeze ihagaze. Maze iminsi mwumva abantu benshi bavuga kuri bamurikiye Edouard wari uhagarariye urubyiruko n'umuco, ndetse mukaba mwarumvishe na by'umuyobozi wa Rwanda Special Backup ishinzwe gutegura Miss Rwanda ariwe bita Kid. Uyu munsi tugiye kugaruka kuba nyampinga bagiye batandukanye ndetse tubagezeho na Kid ibiri kuvuga ahantu ahuriye n'uwo bita Elsa, uwo bita Iradukunda Elsa wabashije kuba yafungwa ku munsi w'ejo ku cyumweru azira kuba yarabashije kugaragaza impapuro mpimbano, ndetse abasha kuba yazimya iperereza cyangwa se akabasha kwivanga mu iperereza, abasha kuba ikerekana impapuro mpimbano yerekana ko naho ahuriye ndetse n'ibiregwa, kuko bavuga ko uyu Elsa Iradukunda wari Miss 2017 yabashije kuba yakorerwa ihohoterwa n'umugabo Kid, ariko umukobwa abasha kuba yabihakana yerekana n'impapuro mpimbano. Umukobwa RIB yabashije kuba yakora iperereza kuva 2017. Rero RIB yatangiye gukora iperereza kuri ibi bintu bya Miss Rwanda, aho yatangiye ifunga umuyobozi wa Rwanda Special Backup ariwe Kid. Nyuma iza gukora iperereza, ndetse n'uperereza riracyakomeje kuri Miss Rwanda, aho babashe kuba bafunga uwo bita Iradukunda Elsa wari Miss Rwanda 2017. Nyamara ibi ntibyabashije kuba byashimisha umubyeyi wa Iradukunda Elsa. Yabashije kuba yavuga ati nk'umubyeyi kumva ko umwana wawe afunzwe ntago ari ibintu byiza, ndasaba madamu wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame ko yabasha kuba yarenganura umwana wanjye ararengana nta hantu ahuriye n'ibi bintu. Nyamara icyaha aba ari icyaha, icyo wakora cyose itegeko rirapurikwa. Ahangaha nimba yarabashije kuba yakora icyaha cyo kuzimya ibimenyetso cyangwa se gushaka guhisha ibimenyetso ndetse akagaragaza impapuro mpimbano, ahangaha azakurikiranwa n'itegeko. Ahangaha andi makuru yerekeranye n'aba bantu Kid ndetse na Iradukunda Elsa, amakuru twabashe gutohoza nuko Iradukunda Elsa afite inda, ndetse iyi nda akaba arayitewe na Kid. Iyi nda impamvu n'umukobwa ari gushaka kibanganya ibimenyetso nuko bari bafitanye umubano ukomeye we na Kid, ndetse akaba adashaka guteza ibibazo umwana uri mu nda, ndetse biragoye kugira ngo umwana avukire muri gereza cyangwa se avukire ahandi hantu atari kumwe atabona umubyeyi we w'umugabo. Yumva bari ikibazo ku bantu batabasha guhura n'ababyeyi babo b'abagabo. Yumva Kid we ari muri gereza we official, ndetse icyaha nahamwa n'itegeko cyangwa se nahamwa n'icyaha itegeko rizapfuka abashe kuba yahanwa nk'abandi bose bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse bakaruswa yerekeranye n'igitsina. Ahangaha Iradukunda Elsa nawe nabasha guhamwa n'icyaha nawe azahamwa, urumva inda twite umwana wazavukira muri gereza. Niyo mpamvu Iradukunda Elsa yabashije kuba yashaka guhisha ibimenyetso, ndetse abasha kwivanga mu kazi ka polisi y'u Rwanda cyangwa se RIB n'iperereza ari gukora. Nicyo cyatumye nawe abasha kuba yafungwa, ndetse ku munsi w'ejo yabashije kuba yajyanwa muri gereza abasha gufunga. Ibyo bikaba byarabaje umubyeyi we, ndetse hari n'abantu benshi byagiye bibabaza ku muntu wari Miss Rwanda. Ubwo ntago ari image nziza ku gihugu cy'u Rwanda cyiza gitsura amaryambere, ndetse kiba gishaka ku attractinga abakerarugendo bavuye hanze. Noneho wowe icyo usabwa ni ukora shares, like and comment ndetse na subscribe, tukabasha kukugezaho ibindi